imbabazi za Yesu ziratabaza, zikiza umutima zikamfasha kubaho. Imbabazi za Yesu ni ihunga, niwambabarira mu bihe byose. Nuko nagiye kure, Yesu yakomeje kunsubiza, igihe cyose numvisa agahinda, yantumye ibunga y'urukundo akansubiza mu nzira. Yesu nashimwe bene data bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi nejejwe no kubabwira ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi ikomeze kubarinda mu buryo bwose. Reka turebe Zaburi ya 31 umurongo wa 17 yaranditse ngo umurikishirize umugaragu wawe mu maso hawe, unkize kubw'imbabazi zawe. Amen. Mwana wo mu ijuru tugire neza. Uyu munsi bene data bavandimwe, bakozi b'Imana, mwebwe mukunda ijambo ry'Imana no kubana n'Imana iminsi yose, nababwira ngo imbabazi z'Uwiteka nizo tugiye kuvugaho, nk'uko ijambo ryayo ritubwiye ngo itumurikishirize imbabazi zayo kandi ngo idukize. Imana yo mu ijuru tugire neza. Uyu munsi rero mwene data muvandimwe, nawe uri umugaragu w'Imana ukwiriye kumurikishirizwa mu maso h'Imana, kugira ngo imbabazi zayo ni ukuri zigukize nawe uyu munsi wa none zikugereho. Reka mu maso y'Imana hakumurikire, imbabazi z'Uwiteka zikugereho. Mwene data reka nkubwire ngo imbabazi za Yesu nizo zatugiriye ubuntu, nizo zadukishije. Imana tugiriye neza. Uyu munsi wa none imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zirakomeye kandi zirahebuje. Uyu munsi wa none reka nkubwire ngo Yesu atanga imbabazi ziratangaje, kandi imbabazi ze kuko ni imbabazi utapfa gusanga ahandi cyangwa utabonera ahandi. Imana tugire neza. Reka nkubwire ngo rero imbabazi za Yesu ziratangaje kandi zirahebuje, zihebuje ibintu byose waba uzi cyangwa ibintu byose mwene data muvandimwe bigeze kubona. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo imbabazi za Yesu zikugereho, kandi urukundo rwa Yesu rukugereho, rukomeho, ubane narwo iminsi yose. Imana yo mu ijuru ikomeze tugire neza. Reka nkubwire ngo urukundo rwa Yesu rurahebuje, ruratangaje, kandi nababwira ngo uyu munsi nirwo rutubeshejeho. Imana yo mu ijuru tugire neza. Uyu munsi rero mwene data muvandimwe, reka nkubwire ngo urukundo rwa Yesu nawe rukugereho, imbabazi ze zikomeho iminsi yose, akumurikishirize mu maso he, kugira ngo nawe ubashe kwakira imbabazi ze. Imana tugire neza. Rero ni ukuri reka nkubwire ngo Yesu ni ukuvuga ngo yitangiye abantu bose, yitangiye abari mu isi yose. Ni ukuri reka nkubwire ngo imbabazi za Yesu zirakomeye, nizo zatumye yitanga mu isi yose no mu ijuru. Ni ukugira ngo Yesu imbabazi ze zongere zigere ku muntu wese. Yesu Kristo rero yari yatwitangiye mu gihe ijuru ryari ryabuze undi muntu wakwemera kwitanga, ariko Yesu aremera aramanuka aza kwitangira umwana w'umuntu. Izo ni imbabazi rero zabikoze. Uyu munsi nakubwira ngo nawe rero izo mbabazi za Yesu nyemerera zikugereho, kandi nyemerere uzakire. Nawe ubwire Yesu uti imbabazi zawe ndazikeneye, uyu munsi umurikishirize mu maso hawe mbashe kwakira imbabazi zawe. Imana rero itugire neza. Nakubwira ngo mu isi yose, abari mu isi ndetse n'ibituye mu isi yose bikwiriye kuramya umwami w'imbabazi, umwami Yesu. Imana itugire neza. Ni ukuri reka mbabwire ngo imbabazi za Yesu zirakomeye, kandi ni umwami uhebuje byose. Uyu munsi nawe yakugirira neza, yakugeraho. Imana ikaduhana umugisha. Reka tubwire rero amahanga yose, tubwire abantu bose tuti Yesu akuzaniye imbabazi, uyu munsi nawe uzakire. Amahanga yose rero yose Yesu yarayitangiye, kandi uyu munsi wa none imbabazi ze n'ubu ziracyakora. Ni ukuvuga ngo rero muri Yesu niho hari imbabazi, niho twacunguriwe. Rero uyu munsi wa none ni ukuri twaracunguwe. Amaraso y'igiciro Yesu yaviriye Igorogota, ayo ngayo yaraducunguye. Uyu munsi rero ayo maraso tuyaboneramo imbabazi, tuyaboneramo ibyo dukeneye byose ku Mana. Nawe rero nakubwira ngo wene data ngo wakire imbabazi za Yesu, kandi rwose n'umutima wawe wose Yesu araziguha, kuko yemera abaje bamusanga bamusaba imbabazi. Uyu munsi mwene data rero reka nkubwire ngo amaraso ya Yesu arahebuje, imbabazi ze zirahebuje. Nawe uzakire wisigara. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Rero reka nkubwire ngo
abari kure n'abari hafi, abatuye mu bihugu bya kure n'abatuye hafi, mwakira imbabazi za Yesu. Kandi Yesu rwose arabagirira neza, kuko Yesu yagiye aduhuza, ntabwo twari kumenyana ariko amaraso ye yaraduhuje. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye nkubwiye ngo wakire imbabazi za Yesu, kuko twamenyanye, kuko amaraso ya Yesu yaduhuje, yahuje abatari kumenyana, yahuje abari kure n'abari hafi, bose arabahuza. Uyu munsi turi umwe muri Kristo Yesu. Rero nimwakire izo mbabazi za Yesu, mwakire amaraso yemeye kumeneka ku bwacu. Ndababwiye ngo Yesu arabaha imbabazi rwose. Nimuze mumusange mumwakire, kandi mumubwire muti Yesu nanjye ndaje, nkeneye imbabazi zawe. Bene data bavandimwe, rero Yesu aha imbabazi uzishaka, aha imbabazi uzisabye. Uyu munsi rero nawe yaziguha, Imana ikatugirira neza. Bene data, reka mbabwire ngo isi yose ni ukuvuga ngo yari mu mwijima, ariko Yesu arayimurikira. Umucyo rwose wa Yesu wamurikiye abari mu isi yose. Uyu munsi ni amahoro, uyu munsi turi mu mudendezo, kuko twamurikiwe n'umucyo wa Yesu Kristo. Mwene data muvandimwe rero, kuko twamurikiwe n'umucyo, uyu munsi reka mbabwire ngo Yesu Kristo natwe aracyaduha imbabazi. Uwo mucyo we uracyatugeraho, tukakira imbabazi, tukakira kubohorwa. Imana yo mu ijuru tugire neza. Uyu munsi rero abantu benshi bari mu mwijima w'ibyaha, ariko reka mbabwire ngo Yesu Kristo imbabazi ze rwose zongeye kubagarukaho. Uyu munsi amaraso ya Yesu yongeye kubagarukaho. Mwakira imbabazi za Yesu, kuko Yesu uyu munsi wa none ari gutanga imbabazi. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo ibyo byose Yesu yagiye akora, izo mbabazi yagiye atanga, ayo maraso yagiye amena, yemeye kumena. Uyu munsi wa none abantu benshi ntago barabimenya. Abantu benshi baracyari mu bubata bwa Satani, baracyari mu mwijima. Ariko reka nkubwire ngo wowe ukiri mu bubata bwa Satani, wowe ukiri mu mwijima, wowe ugihugiye mu mwijima, reka nkubwire ngo Yesu imbabazi ze rwose n'amaraso yamennye biraje bikugarutseho. Ongera uhumuke uve mu mwijima. Kandi rwose nanjye iri jambo babwiye mba ndikomeje, mba mbabwira ijambo nabanje gusengera, nabanje gusaba Imana ngo irinyoboremo. Uyu munsi wa none rero iri jambo nawe rikugezeho. Akira imbabazi za Yesu, akira kubohorwa. Rero nawe wiba muri bariya bataramenya ko Yesu yatanze imbabazi cyangwa ko Yesu yamennye amaraso, ahubwo ubiha agaciro. Uyu munsi Satani yikuyobora, yikuyoboza igitugu, nawe musezerere, uvuge uti Satani ndagusezereye n'ibyawe byose, ndagusize nisangiye umwami wanjye Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero abakiri mu bubata bwa Satani, nimwe ndi kubwira ahanini kugira ngo namwe muze dusangire ijambo ry'Imana. Kandi burya rero mwene data, iyo umuntu ari mu mwijima arabimenya. Nta wundi wakumenyera kuri mu mwijima, ahubwo ni wowe rwose n'umutima wawe murabimenya. Rero ukwiriye kubohorwa, ukwiriye gukurwaho ingoyi za Satani. Uyu munsi nawe ukaza tukabana, Imana ikakwakira, ikakugirira neza, imbabazi za Yesu zikakugeraho, amaraso ya Golgota nawe akakugeraho. Rero reka mbabwire bene data, uyu munsi abantu bamwe ni ukuri bakunze gukora ibyo Imana yanga, cyangwa se bakunze gukora ibyo bategekwa n'umubi n'umwijima, bakicira inzira. Ariko reka nkubwire ngo ubwo bata bwa Satani urimo nibwo buzakurimbura, nibwo buzatuma ubura ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko uyu mubiri wawe wo cyangwa uyu mubiri wacu uzabora, ariko turi gushaka ubugingo buhoraho. Rero akira imbabazi za Yesu kugira ngo nawe uzaragwe ubwami bw'ijuru. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo Yesu rero musabe akukuruze neza ye, agukure hariya kure uri, ubundi akwiyegereze. Kandi nusengere n'abandi, usengere ibihugu, kugira ngo abari mu bata bwa Satani bose bongere bagaruke. Imana yo mu ijuru atugirira neza. Yesu rero nimureke tumwemerere adutabare, adukize turi ubwoko bwe, adukize turi amahanga yaviriye amaraso. Uyu munsi wa none natwe dukizwe kubwo amaraso ya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data bavandimwe, rero uyu munsi nifuza kubabwira ngo amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ye yamennye, imbabazi ze uyu munsi ziracyahari. Uyu munsi rwose zirashaka umuntu wese uri ku isi ngo zimukize. Imana rero ibaha umugisha. Imana ikomeze kubana natwe, ikomeze twigaragarize kandi twambike imbaraga n'ubutwari bwo kuyihamya mu minsi mibi nk'iyi, mu minsi igoye, muri iyi si imaze kutunanira. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu arahari.
kugira ngo aturwanirire, kugira ngo atuneshereze. Mwene data muvandimwe rero nakubwira ngo wowe ugarijwe n'ibibazo, wowe ufite uburwayi, wowe ufite ibibazo bikurembeje, cyangwa se wowe wumva byanze mu buzima bwawe, cyangwa se kubw'imibereho igoye yo mu minsi ya none, nagira ngo nkubwire ngo nawe akira imbabazi za Yesu Kristo agukize, kandi wizere ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi uzabaho ukabona ibyo ushaka byose. Imana rero tugire neza kandi ikomeze kuduhaza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Nababwira ngo mukomeze mukurikire ijambo ry'Imana, kandi mushishikarize n'abakiriyo kure kugira ngo baze tujye dusangira ijambo ry'Imana, dukizwe n'amaraso ya Yesu Kristo kubw'imbabazi ze. Amen, amen, amen. Imbabazi za Yesu ni urukundo rw'Imana, zinyura mu mitima zikagarura amahoro. Iyo naronse imbabazi sinzongera gucika indege mu rugendo rw'ubuzima. Yesu ni umucunguzi. Imbabazi za Yesu ziratabaza, zikiza umutima zikamfasha kubaho. Imbabazi za Yesu ni ihunga, niwambabarira mu bihe byose. Nuko nagiye kure, Yesu yakomeje kunsubiza. Igihe cyose numvisa agahinda,